ndagushimiye ko wampaye agakiza nari mubi rwose nitwaga Kibihirana nkurikira Nkwase none wampinduriye izina nitwa Murokore Fabiani wangiriye neza wanyije indwara y'umugongo byari byarananiranye wangize umukozi wawe nubwo nari mubi rwose abarokore narabafungaga mu izina rya Yesu Kristo ariko wangiriye neza ubu n'abakozi bawe ubu turakora no murimo mu izina rya Yesu Kristo ubu ntabwo nyibareba nabi ndagushimiye ko wabigenje neza ndagushimiye ko wampaye agakiza mu gihe nk'iki nubwo nari mubi rwose ndagushimiye Kristo hari n'abakiri mu nzira mu izina rya Yesu Kristo abagushaka abakiri mu byaha abakiri mu nzoga abakiri mu busambanyi abo ndabasengeye kugira ngo bahindure rwose imbaraga zihindura zibazeho mu izina rya Yesu Kristo sengeye ingo zifite amakimbirane bongere bitane ba sheri bongere bitane ba shushu kuko Satani yarabanyaze mu izina rya Yesu Kristo izungo z'abakristo nazisengeye mu izina zigarukeho ureme bikomeye mu ngo zabo namaganya amakimbirane ubahe guhuza ubahe kuganira ubahe kuvuga rumwe mu izina rya Yesu Kristo ubagare urukundo rwa mbere bakiri ba fiance mu izina rya Yesu Kristo uha abagore kubaha abagabo babo abagabo bahe gukunda abagore babo mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu ndagushimiye ko hari icyo ukoze muri uyu mwanya kubera ubu buhamya guhinduye ibyanze guhinduka muri iri teraniro usanze abantu bawe ukijije indwara ukabukijije n'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi tubije n'impundu kuri mashora byose mu izina rya Yesu.